Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 haravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba, ndabashuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, nuko muramumenyereye hano ku Mbabazi TV show. Ni umukozi w'Imana Nezerwa Keria. Uyu munsi nanone yifuje kugaruka, yambwiye yuko ngo abafitiye ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, rero niyo mpamvu mubona yicaye aha ngaha. Keri, turagushuje mu izina rya Yesu. Amen. Rero twagira ngo hari abantu bagukurikiye, ubanze ubasuhuze. Mwaramutse neza, amazina yanjye nitwa Nezerwa Keria. Rero mbafitiye ubutumwa bwiza bwatuma mwishima cyane, Yego, uburyo mwabwumva umuryango wose ukishima, namwe amen. mwakareba mukakumva neza cyane. Urakoze cyane. Noneho rero ngaho tangira ubwire abantu bagukurikiye. Iryo jambo nabazaniye riri kuri Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 haravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen, 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 amen. Imana iguhe umugisha Keria, kandi uzakure ukorera Imana, uzakure uvuga ubutumwa bwiza. Yego. Imana iguhe umugisha. Ngaho rero urakoze guha ubutumwa bwiza abantu bo ku Mbabazi TV show. Urakoze. Ndabashimiye mwese. Amen. Rero abantu bo ku Mbabazi TV show, umutumirwa wanyu twari turi kumwe hano kuri kamera muramubonye. Keria rero ni umwana w'amateka nashatse kuvugaho uyu munsi. Uyu mwana ni ubuhamya kuri njye. Rero ndashaka kubwira ababyeyi bajya binubira kubyara abana, bigire kuri uyu mwana ugeze kubabwira ubutumwa. Ntabwo aravuga ibintu byinshi, hari igihe azavuga nubwo ari mutoya, ariko ibintu bimurimo biruta uko angana. Uyu mwana rero namubyaye njye nka mama we ntamushaka. Nimvuga gutyo ntimunyanga cyangwa umuntere amabuye, nabiterwaga n'amateka. Ntwariye inda y'umwana nigeze kubaha ubuhamya mu bihe byashize, nayitwaye nkubitwa nyine bamvugiriza induru. Noneho mubyara ari umukobwa wa 5, namwe mubyumve. Mubyara nari nkeneye umuhungu, ariko Imana yishima Keria kuko yabonaga ko azayikorera. Ubwo rero ndashaka kubwira ababyeyi bajya binubira kubyara abana b'umugisha, numureba nawe urebe babandi ujya wanga kubyara, urebe babandi unywa ibinini ngo bavemo. Nureba uno mwana bita biguha ishusho y'umwana wishe, wihane, kubera yuko abagore tujya twanga kubyara abana kandi ari abanyamugisha. Njyewe rero naranze kubyara uno mwana kubera ko papa we yankubitaga akanambwira ko atanshaka, adakeneye n'abo bana ndi kubyara. Nanjye numva ngize umujinya, ndavuga nti niba ari uko bimeze, iyi nda sinshaka kuyibyara. Nuko njya ku muganga wa mbere ngo amfashe kuyikuramo, nimbabwira ibintu mujye ngo ni ubupagani. Umuganga anca amafaranga, icyo gihe nari umukene cyane ndayabura. Yesu we, nyura mu bintu byinshi byo kurwanya uyu mwana. Muganga mbura amafaranga yo kumuha, ndagenda njya ahandi muri farumasi. Umudamu wacu uri kuri farumasi arantuka cyane, arambwira ati niba utwite umunyamerika urabizi? Ati se niba uzabyara umuzungu urabizi? Nyine arantuka cyane, arambwira ati uwo mwana utwite ntabwo ari uwawe, genda umutwite, genda umubyare. Iyatumye ajya mu nda izagutabara, izanaguha kugira amahoro umurere. Ariko nkumva ndi mu kindi gihugu, nkumva ndi mu yindi si, nkumva simushaka. Nkavuga nti icyambere cyo nyiri ukumubyarana arimo kunkubita, ntashaka no kubyarana nanjye, gute ngewe ndi bongere kubyara undi mwana w'uriya mugabo? Nicyo nibwiraga. Ariko bene da, Imana yari yarashyize ishyanga rikomeye mu nda yanjye, ariko ntabizi. Imana iduhe umugisha
twese. Nawe mubyeyi rero ufite agahinda kameze nk'ako nari mfite icyo gihe, ufite amarira nk'ayo nari mfite icyo gihe, ukaba udashaka kubyara umwana wagiye mu nda utabizi utabiteganyaga, nureba Keriya uhita ukomera, wumvira umwuka, wumvira Imana yatumye uwo mwana ajya mu nda yawe, umubyare, azaba umwana ukomeye. Wa mwana rero nari naranze kubyara nk'umuntu, yaje kuvamo umwana w'igitangaza, nawe umurebe nyine. Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen.